Ndabanezerewe yitwa Reverend Nsaguyamire Moses. Ndakwegereje wowe ugeze kuri Altari TV, nawe wisanzweho. Ndakwisaba gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikira ijambo ry'Imana cyangwa se message umwami Imana bayaduhaye kugeza ku bantu bagihumeka umwuka bazima, ibyo kurya by'ubugingo, ibyo kurya bivuye ku Uwiteka Imana. Kandi subscribe rero. Ndakwegereje uri mu mahanga, uri mu bihugu binyuranye, karibu tuganire, karibu wakira icyo Uwiteka Imana yaguteguriye muri uyu munsi. Reka dusengane Imana y'imbaraga, Imana y'ubutware, izina rye nirihabwe icyubahiro. Ndaguhamagaye mubyeyi, ngwino uherekeze ijambo ryawe, rigaragaze muri ryo urigeze kuri bene ryo wariteguriye, mu izina ryiza rya Yesu, amina. Yesu nashimwe. Reka rero duhanure cyantange message Imana impaye ubwoko bw'Imana abagihumeka, kuko iri jambo ni ry'abakigiriwe ubuntu bwo kuba bacyambaye umubiri bagihumeka. Yesu nashimwe cyane. Umuntu ugihumeka aracyafite amahirwe yo kuzaraga ubwami bw'Imana, aracyafite amahirwe yo kuba umwana w'Imana. Umuntu ugihumeka aracyafite amahirwe yo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Biraterwa no kuba wakira imbuzi cyangwa ukumva ugashaka Imana ukayishakana umwete, ariko abasinziriye wasinziye, ibyo yasinziranye n'ibyo ngibyo, ariko wowe ibyo utari ufite ubasha kubyakira ukabibona, kubera ko uracyafite amahirwe. Yesu nashimwe cyane. Reka tuganire ijambo ry'Imana rero. Imana ikize ku mutima ngo nkuzanire, riri hano muri Yobu 19, ndahera ku murongo wa 23. Titre yaho iravuga ngo Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Ndagira ngo nkubwire rata wowe, ese ntiwaba watakaje ibyiringiro, ukumva nta mucunguzi ugifite, ukumva nta hantu gishingiye, ukumva nta hantu cyubakiye, ariko se wigeze kugira umucunguzi? Ese waba nta kivuriro ufite, nta kivugira ufite? Ndagira ngo niba nta kivugira ufite, utega amatwi iri jambo ry'Imana, utega amatwi message, urahakura umuvugizi, urahakura kivugira, urahakura ubwishingikirizo, urahakura fondasiyo. Yesu nashimwe. Kandi niba nawe wari usanzwe ufite umucunguzi, nkubwire ngo ntagira amakuru agutera ubwoba, ntihagire igikukura umutima, kubera ko umucunguzi wawe aracyariho. Yobu rero yandika kino gitabo, yari ari mu bihe bikomeye, yari ari mu bihe by'umubabaro, yari ari mu bihe inshuti zamuvuyeho, yari ari mu gihe ubutunzi bwamuvuyeho, yari ari mu gihe ibyo yaboneshaga amaso byaramuhesheje icyubahiro, byaramuhesheje agaciro, byari bimuvuyeho by'umubiri, by'abana b'abantu babita ubutunzi. Ariko Yobu arangije agirirwa ubundi buhanga, cyangwa se mvuga ngo agirirwa andi mahirwe yo gusobanukirwa yuko ubuzima bwe cyangwa kuba akiriho atabikesha, cyangwa se kuba yari ariho atabikeshaga ibyo bibarika, ayo mafaranga, ayo mazu, ayo mamodoka, urwo rubyaro, nicyo cyubahiro abantu bisi bamuhaga, cyangwa se yibonagaho. Agira irindi hishurirwa, amenya yuko hari umucunguzi uruta ibyo byose. Topilesideko amenya yuko, yasobanukirwa yuko hari ukundi muntu yabaho kandi atabifite kandi akabaho, ndetse amenya Topilesideko ahishurirwa andi makuru yuko ibyo byose byamucitse, hari umugenga wabyo ubigenga, ndetse ari unabifiteho ububasha. Uwo Yobu yaravuze ati, ndahamya neza ko umucunguzi wanjye ariho. Aha titira avuze ngo Yobu ahamya ko afite umucunguzi uzamukiza. Yesu nashimwe. Araterura amagambo 23 rero w'iki gice cya 19, aravuga ngo iyaba amagambo yanjye yari yanditswe mu gitabo, akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu. Yobu yari amaze kwisobanukirwa aho ngaho ajya kuvuga aya magambo, yari yamaze kugira ibishurirwa yuko ibintu arimo avuga, cyangwa se ibintu Umwuka Wera arimo avugira mu buzima bwe, ibintu Umwuka Wera arimo arunda mu bwonko bwe, ibintu Umwuka Wera yateretse mu mutima we, ari ibintu bikomeye cyane, ndetse bizanakomeza abandi mu myaka izaza. Niho Yobu yagize ihishurirwa, agira ibyifuzo byiza, yifuriza twebwe muri iki gihe, ndetse
n'abadukomokaho, atwifuriza ibintu byiza kuko Yobu yari umukiranutsi. Aravuga ati niba ibi byiringiro biri muri njyewe, niba aya magambo ari muri njyewe, niba ihishurirwa riri muri njyewe, ryari rigize ahantu ryandikwa ntirizasibame, kugira ngo mu gihe kizaba gikwiriye, mu gihe kizaza, mu minsi yindi izaza, wenda undi muntu uzahura n'ubuzima ndimo nawe azabashe gukomezwa n'ibi ngibi. Ese waba uri mu buzima? Ndahamya neza yuko ushobora kuba utari mu buzima nk'ubwa Yobu, ariko ushobora kuba uri mu buzima ujya kurunguruka ubwa Yobu, ujya gushyikira ubwa Yobu, leside kotaki. Ariko nkubwira ngo niba uri mu buzima ujya gukabakaba ubwa Yobu, topi leside ko, nkubwira ngo iri jambo ni iryawe, iri jambo rirakomora, iri jambo rije guhindura amateka, iri jambo riryumve neza, uritega amatwi, kubera ko ryurukiye topi leside ko, ryurukiyemo imbaraga nyinshi zo kukubwira ngo umucunguzi wawe ariho, kandi hari umucunguzi ubasha kugukiza, hari umucunguzi ubasha gukura muri ayo makuba, hari umucunguzi ubasha gukura muri ubwo buzima, hari umucunguzi ubasha guhindura amateka, hari umucunguzi ubasha kugaruka ku buzima bwawe. Yobu yifuza neza cyane rero umukiranutsi, yifuriza abandi byiza. Umuntu uri mu mwuka w'Imana yifuriza abandi byiza, arifuza, aravuga ati cyama iyaba yari yanditswe mu gitabo kandi akandikishwa ikaramu y'icyuma n'icyuma cy'isasu, kugira ngo aya magambo atazasibangana, kugira ngo aya magambo atazibagirwa, azahore yibukwa, kubera igihe umucunguzi wanjye azaba yangishije. Haleluya! Yobu yari afite ibyiringiro yuko umucunguzi azamukiza, nubwo uruhu rwe rwari rwabuze, nubwo ibintu byose byari byaramuvuyeho, nubwo yishimishaga urujyo, nubwo topile sinde ko nta nshuti yari ikimuvugisha, ariko yariringiye ko hari umucunguzi uzamukiza, umucunguzi ugenga izo farashi, umucunguzi ugenga izo modoka zagiye, umucunguzi ugenda topile sinde ku rwo rubyaro rwe rwose. Arangije aravuga ngo wagakebwa ku rutare ngo ahoreho iteka ryose. Uwo ni Yobu, kugira ngo aya magambo azahore yibukwa. Ese ufite ibibazo ki? Ese urabona ubuzima bumeze bute? Yobu yakugira inama ahangaha rata, wowe ubabaye rata, wowe uzi umuvandimwe ubabaye, muhumurize umwegere. Niba uri umukiranutsi, data topile sinde ko arimo aragusaba guhumuriza ababaye, kwegera abarushye. Ntabwo ari igihe rero, niba uri umukiranutsi, niba waramenye Imana, ntabwo ari igihe cyo guca intege abababaye, ntabwo ari igihe cyo guca intege abihebye, ntabwo ari igihe nawe cyo kwiheba niba ubabaye, ahubwo topile sinde ko nicyo kubwira abantu bihebye umucunguzi wabo aracyariho kandi azamukiza. Yesu nashimwe. Ese wiringiye Uwiteka? Uwiteka rero Imana ishobora byose niwe Yobu yari yiringiye. Yobu, ijambo ritubwira yuko igitabo cya Yobu cyose kitubwira ko Yobu yari umukiranutsi, nta cyaha yigeze akora, ndetse birikatubwira yuko Satani rero widumbukije ajya gusaba Yobu, amusaba ubutunzi bwe, amusaba amahoro ye, amusaba topile sinde ku munezero we, aragenda aramusaba. Ariko birikambira yuko mu magambo yose Yobu yavuze agize igice cyose ngo nta cyaha Yobu yigeze akora, gukiranuka kwe yaragukomeje. Arangije aravuga 25 ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. Uwo ni Yobu topile sinde ko yari yisobanukiwe, yuzura imbaraga. Yobu yuzuye izi imbaraga, yishimisha urugendo isubiremo. Yobu yuzuye izi imbaraga, abana baramushizeho. Yobu yuzuye izi imbaraga, ubutunzi bwaramushizeho. Yobu yuzuye izi imbaraga, amashyo yarashize mu biraro. Yobu yuzuye topile sinde ko izi imbaraga za Mwuka Wera, atakibasha no kwihagurutsa, atakibasha topile sinde ko no kwijyana ku musarane, ariko umutima urakomera, yuzura imbaraga z'Umwuka Wera. Arangije amagambo akomeye, aravuga ati njye ubwanjye nzi yuko. Uwo ni Yobu wabihamije, abivuga neza cyane, topile sinde ko abivuga bikuye ku mutima, ati ndabizi yuko umucunguzi wanjye njyewe Yobu, umucunguzi wanjye njyewe Yobu uziye uzacungura ubuzima bwanjye butakiriho, uzacungura ubuzima bwanjye bwashizeho uruhu, uzacungura ubuzima bwanjye burwaye ibishyute, uzacungura ubuzima bwanjye mera mu gitondo nishima umunsi ukira, uzacungura ubuzima bwanjye ntakibona umwana umvugisha, ntakibona umuvandimwe unyegera, ntakibona inshuti inyegera, topile sinde ko ntakigira n'ifaranga, ntakibona n'igihumbi ku telefone, leside ko taki. Nubwo bimeze bitya, nkaba nigaragura, mbabazwa umunsi ukira, igitondo kikaza, ariko ndabizi neza yuko umucunguzi wanjye ariho. Ese uri mu buzima
buzima bushyikira ubwa Yobu? Ese uri mu buzima burunguruka ubwa Yobu? Ese urabona bimeze bite? Cyangwa se wowe umubabaro wawe nubwo wabara, Yesu nashimwe, urumva utari mutoya ku wa Yobu? Ariko reka nkubwire ngo uko bimeze kose umucunguzi wawe ariho. Iri jambo nuryumva unyemerere, wemerere Mwuka Wera, kuko ririmo imbaraga nyinshi, ririmo ibirungo byo kugukomeza, resideko takideko, ririmo amazi akumara icyaka, ririmo amazi aguhembura, topi resideko, agukomeza kandi akubaka, topi resideko. Ngo kandi ku amaherezo azahagarara mu isi. Yobu yari afite ibyiringiro yuko atazabona umucunguzi we gusa yageze mu ijuru cyangwa yavuye muri ubu buzima bwo mu isi, ahubwo yari afite n'ibyiringiro yuko ubuzima bwe buzagaruka. Yari afite ibyiringiro yuko umucunguzi we, ku kuntu bari banabanye, yisubije amaso inyuma Yobu, yibuka uburyo yabanaga n'Imana, yibuka uburyo topile sideko Imana rero yaramuhaye byose yari afite, yibuka uburyo asubiza amaso inyuma, yibuka uburyo yanezererwaga Imana. Yobu asubiza amaso inyuma, yibuka amasezerano Imana yari yaramuhaye. Yobu asubiza amaso inyuma, yibuka ibyo yari yavuganye n'Imana, uburyo yajyaga aganira n'Imana, uburyo yagiranaga ubusabane n'Imana, uburyo Imana yamusuraga mu nzozi, uburyo Imana yavuganaga nawe mu iyerekwa, topile sideko, uburyo Imana yavuganaga nawe mu ndirimbo, uburyo Imana yagiye imurengera, uburyo Imana yari yamukijije ibintu byinshi, arangije ayigirira icyizere, topile sideko. Yumva yuko nubwo uruhu rwe rwavuyeho, yumva nubwo abana be bapfuye, yumva nubwo ibintu bye byashize, hari andi mahirwe ya kabiri umucunguzi wabasha kumuha akiri mu isi. Abamupinze, abamuvuyeho, abamutakarije icyizere, abamubwiye kure, topile sideko taki, akongera bakabona Imana ihagararanye, topile sideko, ihagaze ku cyubahiro cya Yobu. Avuga ijambo rikomeye ahangaha, aravuga ngo kandi amaherezo azahagarara mu isi. Yobu yarashatse kuvuga yuko akiri mu isi azabona Imana. Yobu yarashatse kuvuga yuko akiri mu isi azongera kubona ukuboko kw'Imana. Yaravugaga yuko akiri mu isi azongera kubona agaciro Imana imuhaye. Yobu topile sideko yari afite ibyiringiro umucunguzi we, ahamya neza yuko nubwo yabonaga byari bikaze, ariko mu mwuka, topile sideko, mu mwuka Yobu yarahagaze neza. Iby'inyuma byari byaramushizeho, ariko mu mwuka Yobu yaracyuzuye. Ndagira ngo nkubwire, umuntu wapfuye burya n'uwapfuye mu mwuka, topile sideko. Imana ikurinde gupfa mu mwuka. Ubutunzi bwagushiraho, abana bakuvaho, imiryango yakuvaho, ibintu byakuvaho, icyubahiro cyo mu isi cyakuvaho, ariko mu mwuka niba uhagaze neza, mu mwuka ntihakuveho, mu mutima ntihakuveho, mu mwuka ukaba ugikomeye, resideko takideko. Mu mwuka abasha kukuzanira ibindi, mu mwuka abasha guhesha amahirwe ya kabiri, mu mwuka abasha kukongera guhesha agaciro, mu mwuka abasha kongera guhesha icyubahiro, mu mwuka abasha kuguhesha kubaho, kubera yuko topile sideko mu mwuka niho Imana ikorera. Mu mwuka Uwiteka Imana arahakorera, gitangaza kikabaho, gitangaza kigasobanuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, topile sideko taki. Yobu rero yari afite amahirwe. Imana yarimanye mu mwuka ha Yobu, Imana yarimanye topile sideko. Mu mwuka Yobu yari yuzuye, mu mwuka Yobu ntiyigeze arwara, mu mwuka Yobu ntiyigeze acumura, mu mwuka Yobu ntiyigeze asubira inyuma, mu mwuka Yobu ntiyigeze anyagwa. Satani yamunyaze iby'inyuma, Satani yamunyaze ibyo mu isi bizasigara mu isi, ariko Yobu asigarana mu mwuka. Reka nkubwire, mu mwuka hararema, mu mwuka hajya haduha ubuzima, mu mwuka hajya haduha kubaho, mu mwuka hajya haduha gusunika iminsi tukabaho, mu mwuka haduha ibitotsi bizima, mu mwuka topile sideko abasha kuduhindurira izina, mu mwuka topile sideko. Yesu nashimwe, haleluya, haleluya. Bibiliya yanjye irambwira ngo uzatinye icyica umwuka, ngo ntuzatinye topile sideko icyica umubiri, ahubwo ngo uzatinye icyica umwuka. Yesu nashimwe cyane. Yobu rero yari afite mu mwuka hari hazima. Nkubwira ngo topile sideko, niba warapfuye mu mwuka, urwo nuru wararambaraye, usaba Imana imbabazi, usaba Imana imbaraga, winginga Imana ikuzamure mu mwuka. Ariko niba warapfuye mu mubiri, ugapfa ku by'inyuma, ntugire ubwoba. Mu mwuka niho hari byose, mu
mwuka habasha gutanga icyizere, mu mwuka habasha gutanga kubaho. Imana topile sideko ikorera mu mwuka, kandi ngo abayiringiye bahiringira mu mwuka. Yesu nashimwe. Yivuze biraba topile sideko, ivugira mu mwuka, igasorera mu ijambo ryayo, igasorera mu kanwa, ikavugira mu mwuka, amateka agakoreka. Topile sideko igacyaha abadayimoni, igacyaha abakonikoni, igacyaha abazimu, igacyaha topile sideko, igacyaha imiyaga, igacyaha imiraba, byose bikayumvira. Iyo ni Imana. Yobu rero yari yarayisobanukiwe. Yobu yari yisobanukiwe umucunguzi we, arangije aravuga ngo umucunguzi azongera ahagarare mu isi, kandi niko byaje kugenda. Yesu nashimwe. Haleluya. Ese ni iki kiguteye ubwoba? Ese ni ibiki byawe bicitse? Wari warumuka ukagera hayo? Imana iracyari ku ngoma. Ndakubwira mwibera umwuka w'Imana, kubwira ngo umucunguzi wawe aracyari. Ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana afite umuti, ngo nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi, nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Uwo ni Yobu. Aravuga ngo kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana afite umubiri. Yobu yari afite ibyiringiro ko n'umubiri we wagaruka, kandi ko ku mubiri yarawubonye. Ibyiringiro bya Yobu ntibyamukojeje isoni, ibyiringiro bya Yobu ntibyamushwaje, ibyiringiro bya Yobu ntibyamumwaje, ibyiringiro bya Yobu byabaye ibyiringiro. Ariko ndagira ngo nkwinginge, ukimara kumvira ijambo usubire mu ibyiringiro, wambara imbaraga. Imana irambwiye ngo wambara imbaraga, wongere ugire ibyiringiro, kuko umucunguzi wawe aracyariho. Ngo kandi ngo nzareba Imana afite umubiri, nzayireba ubwanjye. Uwo ni Yobu atigenzi yirebera Imana, igihe nikigera cyo gutaha nzayireba. Kandi uretse no kuyireba yaratashye, Yobu no mu isi yarongera ayibona. Imana yongera imugarukaho, Imana irongera imugarura icyubahiro, Imana irongera imugarurira ububasha, Imana irongera topile sideko imuha ibyishimo, ndetse ngo inamukubira katopile sideko no ku butunzi kuba kabiri. Ariko wagira Imana icyizere, wagira Imana ibyiringiro, wagira Imana topile sideko, wayigira ibyiringiro, wayigarura icyizere ko ari Imana ishobora byose, ko ari Imana yavuganye nawe, ko ari Imana ivuganye nawe, ko ari Imana itabeshya, ko ari Imana itabura uko igenza abayo bayubaha, ko akanwa kayo iyo katopile sideko ko karema icyo kavuze ko kibaho, ko ari Imana irema ibitariho bikabaho, ko ari Imana topile sideko ivuga igasohoza. Wayigarura icyizere ko na Yobu wari ugeze wa Ndabaga yayigarura icyizere, kandi ko itigeze imukoza isoni, ko itigeze imumwaza, ko itigeze imuteza abantu. Lesideko taki. Reka nkubwire, umucunguzi wawe nyamara ariho. Mani imirambwe yongere ngo nyamara umucunguzi wawe ariho. Labiteko. Urakoze papa, ibyo umucunguzi wanjye ariho, kandi nzamurebesha amaso yanjye. Yobu yigirira icyizere, asuzugura imiraba ya Satani, asuzugura intambara za Satani, asuzugura agasuzuguro ka Satani, asuzugura ibyago bya Satani. Aravuga ngo nubwo bimeze bityo, uyu mubiri wanjye uzagaruka, kandi nzareba Imana nambaye umubiri topile sideko, umubiri utazongera gupfa, umubiri utazongera kurwara ibishyute, umubiri utayangana. Reka topile sideko. Mwibwibutse yuko Yobu yari afite ibyiringiro yuko azabona Imana yambaye umubiri utabora, ariko n'ukuri kubw'ibyo byiringiro bidakoze isoni, Yobu yanabonye topile sideko Imana akiri mu isi, ndetse yarongera yambara n'umubiri ubora. Wa mubiri ubora ndetse nawe arawubona. Yesu nashimwe. Ariko nkubwira ngo ni igice uzabura n'Imana. Nta kintu na kimwe Imana itazagukora ku cyo Imana yavuze, nta kintu na kimwe Imana itazagusoreza ku cyo yakubwiye. Nkubwira ngo umwuka w'Imana arimo arambwira ngo garurira Imana icyizere. Yesu nashimwe. Ngo nzayireba ubwanjye, ngo amaso yanjye azayitegereza, ngo saa yundi. Uwo ni Yobu. Witeka Imana topile sideko, ngo nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Haleluya. Yobu yari yikumburiye Imana, mu mubabaro we yari yikumburiye umucunguzi we, mu mubabaro Yobu yari yikumburiye iki? Umucunguzi we uzamukiza. Yesu nashimwe. Ndakwifuriza kugarura icyizere uyu mucunguzi, ndakwifuriza muri iri jambo kugira ngo rikugereho. Uyu mucunguzi wongera umugirire icyizere, kubera yuko aracyakuzirikana kandi aracyakwitayeho nubwo bimeze gutyo. Yesu nashimwe cyane. Wari uri kumwe na Revera Pasteur Saguyamiyeri. Reka dusengane Imana. Mana y'imbaraga, ndagushimiye ubw'ijambo ryawe, ndagushimiye Uwiteka ritanze kunyoboye, kuko
nshoboje rigeze kuri nyiraryo Uwiteka, umuhindurira amateka mu izina rya Yesu. Usubizemwo abana bawe imbaraga, usubizemwo abana bawe bari barambiwe imbaraga, topile sideko ubiyereka Uwiteka, bakugarura icyizere, bongere bakwiringire kuko uri Imana ishobora byose kandi uri Imana itabeshya mu izina rya Yesu Kristo. Rabiteko urakoze papari, shyirwa hejuru mu izina rya Yesu, amen. Ntukave kuri Artiyari TV, ndagukandukane kuri subscribe niba utarabikora, ndetse unasharinge kandi ugumye uryoherwe n'ijambo ry'Imana. Mwami Imana badushyize ku mutima kuko nicyo tubereyeho, nicyo Imana yaturindiye, nicyo Imana iduhagarikiye. Nta yandi magambo azatuva mu kanwa, ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Shalom shalom shalom. Ntukabure kuri Artiyari TV, ndabakunda. Shalom. So